gacomeka inyo muziko wanturiwe umvugira ubundi waduhereye icumi turayanze none ntayo twemera. Hari ikintu nibagiwe kukubwira. Giseka uriya mujinga w'umuyobozi akazi ibintu none reba mana amasaha twayarengeje noneho ubu turamukira. Uzajya uyerekana iriya ndindagizi y'umuyobozi uretse kwanga kumusuzugura uriya ni umuyobozi nyabwo ari yakoze akwiye kuyobora imbeho ariko se wamugana ninanabyibagiwe ubu uriya ni umuyobozi mana nuko hatabayeho n'amatora njye sinari kumutora ahubwo reka tugende twumva ibyo agiye guhombora. reka dukomeze nta sorry ko twazindutse sha kabisa ahubwo urabizi neza yuko ari ngiye muyobozi uyobora neza imbwa y'umuyobozi yacu tugomba kuyikura akaba ngiye ubayobora. birakwiye aho tugenda ariko akubise ubundi sanga ndebera giye muzi ubundi se bandi bari hehe mu byukuri. ariko se muyobozi ubu koko nawe uragira ngo tubigenze gute? reba nkanjye nabanje narindi mu rugo aya gabanyamatiku gabanyamanyanga aho ngaho abandi se ubundi mwabasize ko batari baza ubu bari he mutegereje ubu bari no munzira bagiye kuza ako ngene nagiye gucaginga igatoshya bare yanjye kandi ndabirukana ariko se muyobozi wagiye utuza ukumva ikibazo cy'abaturage ko ari cyo watorewe. ntaribi ariko reka tubategereze ntaribi katubategereze. Rebera bya biterana byo akubundisha mu babazi tutazi mase uri kwara turi guti bitabapfu ruva mumaze kuzana tuza mutangiye kunzamura hamarere ndaza kubakoramo sha Izo cyakiyobozi wanjye kandi twangiye ko tukitararara ngamukene mwicare vavu mwicare hari yase dutangire inama dore mwana anyereje reba hano amasaha ageze mugire vavu. You will end up in McDonald's. Nubwo mwakerewe reka mbihangane ariko ndakeka ko ubutaha bizaba bimeze neza. Ndabona amasaha yanagiye tugiye gutangira inama. Ndagira ngo mwese murabizi ko yari inama y'ibisabo TV ifunguwe vuba kandi turabona dukeneye kwiyubaka nta kintu turageraho gukusanya amafaranga tanga ibitekerezo byayo twatanga nicyo twakuramo kujya koperative yacu ikomere noneho bajye banadutinya sibyo. Okay ubwo rero umwanya no wanyu twumvikana amafaranga turi butange ubundi tubisoze twitahire. ariko muyobozi njye uko mbyumva kiriya cy'ibigofero nicyo kigomba gutanga igitekerezo. ariko se mana uburiya mujinga hisa ajya hehe? ariko uzikara ibyo webwe meruka kumwumva numvaga ari kuvuga ngo hari inda yarashaka kujya kureba kandi uriya mujama urabizi ukuntu ari umucuwe. ariko nanjye mise mbyibuka uriya mujama n'ubundi nama zose twakoraga yagaragazaga imico mibi biragaragara ko uburara bugiye kumunanira. asubira si utuvamo mana niwe rwose ahubwo ntikizongeye no guhungukana tuba turi kuko tuzete tugitema ahubwo tugomba kubibwira umuyobozi n'ikindi gihe ntazongere kutugarukira mu nama kuko aratubihiriza. ariko numva muri kujujura muri mubiki. oho ubwo urumva tujijura ngaho nyereka umuntu wari wacanga ahantu ari. aha n'ubundi narabibabwiye ko kuva kera iriya ari Babiloni twitungiye murampakanye ubu se noneho ntimubyiboneye muyobozi. Sorry muvandi sorry rwose sorry ariko narwo rurabunga kandi ruhita rutanga igitekerezo cyaho twari tugeze se basanga rwanabyibagiwe gira vavu. amafaranga se bitewe n'ukuntu amafaranga yabuze ntabwo twarenza 200 ngo 200 amafaranga 200 hakuriye igisasi barasaze wowe wabiwana navuga kibiri semane wowe urumva 200 yaba atari make byibura wenda reka umuntu agire nka 2 atari byo muyobozi. Gatanga igitekerezo cyawe. uzi ngiye ikintu nagira ngo nkubwire muyobozi ndimo kumva inote ya 2 ari nkeya kuko dukeneye ibikoresho byinshi. muribuka kejo bundi twagiye hariya kwa Kazungu tukabura inyundo yo kwica ingufuri. ubwo rero njyewe ndumva twagira inote ya 4 buri muntu kugira ngo nibura tube twihagije ku bikoresho. 4 kanera inkono nibura mu gihe 6 Niko numva mutari kuza ku mafaranga. Rero no misenyagira inote y'icumi. Mwite mutanga kwa kandi hano. Bite tuvuga nicyo tuyatanga. gacomeka inyo muziko wanturiwe umvugira ubundi waduhereye icumi turayanze none ntayo twemera.
uramumbwiriye kabisa. Urabona nanjye nambaye bodaboda yatobotse none uri kunyaka 10,000. Ubwo se mu by'ukuri urabona nayakura hehe koko? Numvira basubira nakaza. Nese muri kubona urutoki rwarabaye gutya nishi. Ahubwo ibyo navuze ni ibyo nta nicyo muhindura amafaranga ni 10,000. Tangira tugura iki? Nta bintu. Ngire vava aho. Yo ndi kumva twagura ipiki. Ipiki kurwa mu iyo mahanga wa rukuru. Akumurisha ubwenge warabone na ducyo warasigaranye watwiha. Icyo sugiye gucukura imisara warasaze. Ngurukuri. Nyumvira ikintu. Anu ibyo byinyo byawe byuzuyemo ibishishwa by'ibishyimbo bagira ngo batone imigiye. Ubwo nta soni ufite. Bariye koko kuneza aba bantu ko ari weho wabibonye wenyine. Wenda ngiye guhitamo. Wakihorese ukuntu kireke n'ibibazo by'umuhunzi n'uwo twagira ngo nivaze baterekamo amawuwe. Ingiri byo nabyinyende wane ibintu babirimo umuntu yibereye mu nama. Nyumvira icyo nacyo kibyibushye nk'akabwana k'ingurube gahaze burana. Akuburisha uko byibushye nako bubwa bukurimo bubyibushye. Ntagiye wongera kuvuga ntamuhaye ijambo. Amande y'2,000 arahita yatanga vavu. Amande y'2,000. Bibira ahubwo nanagukoma. Urumva se bisekeje. Udukoma se turabana. Abigisekeje ntaraza ngo nkurize munyuze mu mwiki n'eshatu bibonesha. Ubone ko ngiye ntari mwene wanyu. Naho se garagaza umuvunde gato yamite nkwanura vavu. Wanura. Kristo uriya muyobozi agiye kujya dukura n'amenyo mwana. Dore kabaye ahubwo ndi. Mwese kujujura nango matabakura amenyo. Ubone no kubareba nsese. Badukura amenyo se twe turi wowe. Yari amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Amare y'2,000 vava nkuko nari nabibabwiye. Ongera ugaragaza umuvunde n'imiti muhindura.